ukwezi k'uburyohe kwageze muri Samsung 250 gura ugabanyirizwa 15 yose ku bicuruzwa birimo za iPhones na smartphones nka Samsung A05 A06 A16 A26 A36 A56 cyangwa ubona iPhone zose, TV screen, kamera z'umutekano, laptops, frigo, imashini zifura n'iziteka speakers zigezweho n'ibindi bicuruzwa byose. Wicikanwa n'imana idasanzwe wagenewe na Samsung 250 kuko iyi promosiyo izamara ukwezi kumwe gusa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788316891 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Bakunzi ba Bwiza.com ndetse na Bwiza TV, reka twongere tubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Imbere yanjye ndi kumwe na Abdallah Jean Pierre. Yego komera cyane. Komera Ivan n'amahoro. N'amahoro cyane. Uze kumenyera kuri Bwiza TV na Bwiza.com. Ni gakeya ibintu ubigenda bikunda uko ugenda ukora. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Turaza kuba tugaruka ku ngingo zitandukanye ariko by'umwihariko twitsa ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano avuze ikintu kinini cyane ku bihugu byombi. N'amasezerano avuze ibintu bigari ku birebana n'umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'ikintu cyahagurukije Tshisekedi akegera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bamufashe. Turaza kuba tubijyamo neza ari nako tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Nta bantu wasuhuza? Ndasuhuza inshuti zanjye zinkurikira impande nyinshi z'iki gihugu. Hari abantu benshi twiganye muri secondaire, nize muri college ya Kristo Umwami Nyanza. Hari abo twiganye muri université Butare na université ya Yerika hano ku Gisenyi. Abo bose ndabasuhuza. Mfite inshuti zanjye abo dusangira agacupa nimugoroba kwa kundi mu kagoroba k'abasaza. Abo ni inshuti zanjye ndabakunda cyane. Ndasuhuza Dr Jean Paul, inshuti yanjye cyane. Ndasuhuza umuntu wita Valence. Yego. Toussaint, Thierry, Sibomana Paulin, abitwa bareka bose ndabashuza cyane. Bareka ntabwo bamenye. Ndagira ngo basuhuze ubareba dore bari kukureba nabo. Kukubwira buriya kamera irabereka ko nabivuze. Ndabasuhuza cyane. Ndasuhuza kandi inshuti za Bwiza TV zisanzwe zidukurikira, ziduha inkunga idasanzwe. Ndavuga nka Fulgence ahora dukurikira cyane, kandi igihe cyose dukoze fopa aratubwira ati ngo mwakoze fopa, igihe dukoze neza azamura ikiganza ati ibyo bintu ni byiza. Yego witwa Fulgence, witwa Claude,
uwitwa Eustache, uwitwa Alphonse, uwitwa Christiane, Mama Condo, abantu benshi turabasuhuza, tugasuhuza n'abakunda kutwandikira batuha ibitekerezo bidasanzwe. Hari umugabo witwa Masudi, akaba umuntu witwa Norbert, akaba Evariste, akabamo n'abandi bajya banahamagara, bajya bakunda guhamagara rwose bakatubwira bati turabashyigikiye. Abo bose turabasuhuza, abo nibagiwe kandi nabo ntibagire ngo simbafite ku mutima, nabo ndabasuhuza. Yego, tuzagenda dusaranganya mu biganiro bitandukanye, tugende tuvuga bamwe uyu munsi gutyo tugende tubagarukaho. Hanyuma tugiye kwinjira mu ngingo ikomeye y'amasezerano, ingingo ikomeye cyane. Yego. Hanyuma amasezerano ya Washington avuze iki? Ariko ndagusaba kugira ngo tubihere mu mizi, kugira ngo nutarabashije gukurikirana icyo byasabye kugira ngo bigere i Washington, ese kubera iki ari Washington, kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa neza. Ese kubera iki u Rwanda rugirana amasezerano na Congo bikarinda iyo bijya Washington? Yego. U Rwanda na Congo ni ibihugu bifitanye umubano kuva igihe n'ibihe. Imipaka y'u Rwanda na Congo yabayeho kuva kera. Ni ukuvuga ngo u Rwanda na Congo ni ibihugu by'ibituranyi bifite umubano umaze igihe kinini cyane, ndetse hageze habaho n'igihe babanye bafite umubano ushingiye kuri ambasade, n'ubwo ubu ngubu byahagaze, ariko ni ibihugu by'ibivandimwe cyane. Kuva kera rero u Rwanda na Congo barabanye, kandi ntazitana zidaterana amahembe. U Rwanda kuva mu gihe ababirigi ntabwo ari ababirigi, mu gihe abanyaburayi bigabanyaga Afurika, mu gice kimwe kiri muri Congo cyari kiri mu Rwanda, cyari u Rwanda. U Rwanda rwari rwarakoze icyo bita conquête, rugerayo ku buryo u Rwanda imbibi zarwo zageraga ahantu bitaga kuri Lac Rwicanzige. Ubu ngira niba atari Edouard uyu munsi, Lac Edouard ni Lac Albert, muri ngibyo amazina ntabwo nyibuka neza, ariko Lac Rwicanzige yari ikiyaga cyahawe izina na Rwabugiri kubera ko yarahayoboraga. Urumva mu 1985 igihe abanyaburayi bigabanyaga Afurika, ibyo gice kiguma mu kiswe Congo. Ntabwo rero ari igice cyagiye gusa, ahubwo cyajyanye n'abaturage bacyo, ubutaka n'abaturage byaragiye, imico, ururimi, imibereho byose birambuka biguma aho ngaho. Umupaka utandukanya bamwe baza mu Rwanda, bitwa mu Rwanda, abandi baguma mu cyo bita Congo Kinshasa. Amateka agaragaza ko nubwo bari mu cyo bita Congo Kinshasa, ntabwo bigeze bakirwa neza na bene wabo b'abakongomani, ku buryo byageze n'igihe mu mwaka w'1963 na 2003 abitwa abanyarwanda mu ntambara y'ikanyarwanda bashaka kwirukanwa muri Congo, bashaka kuba ngo babasubize mu Rwanda, ngo kuko ntabwo ari abakongomani. Ibyo intambara yarabaye yamara igihe kinini, birangije bikemuka habayemo intervention y'umugabo witwa Mobutu Sese Seko, wabaye nk'usa nk'aho abihosheje, ariko ntiyatanga igisubizo kiramye. Aho Mobutu Sese Seko aviriyeho, kuvaho kwa Mobutu Sese Seko nabwo ubwabyo byabaye ikibazo. Uribuka ko kugira ngo aveho hajeho umugabo witwaga Laurent Désiré Kabila yirevolse ku gihugu cya Congo Kinshasa. U Rwanda narwo rwari rufite inyungu mu kuba rwamuherekeza kugira ngo narwo rurekipere abaturage bari baragifashwe bunyago na FDLR ndetse n'ingabo zitwaga FARC icyo gihe, nabo ruramuherekeza kugira ngo rucyure abantu barwo. Abanyarwanda rero baracyuwe icyo gihe, bava mu nkambi nyinshi zari ziri hano hafi y'u Rwanda, aho bita za Mugunga, aho bita za Kibumba. Aho ngaho hose hari inkambi ahitwa Katare, zari zirimo abanyarwanda bagombaga gutaha. Bamaze gutaha ariko hatashye abasivile, abasirikare benshi barabanza barahangana,
abashoboye gutaha barataha, abandi bakomeza mu mashyamba ya Kongo Kinshasa bagenda bafite umugambi yuko bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo rero ntibyatinze, umuperezida wari wajeho ni Laurent Désiré Kabila amaze gufata ubutegetsi, yari afite mu nshingano kurangiza icyo kibazo cy'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu, ahubwo we aragikomeza. Biba ngombwa ko haza intambara ya kabiri yo kumukuraho. Ntabwo yagenze neza, ntabwo yavuyeho ku buryo byateganyijwe, kuko yageze haricwa, yishwe, abamwisha imanza ntabwo zagenze nkuko twenda tubitekereza, ntabwo bivugwaho rumwe, ariko amaze kwicwa umuhungu we Joseph Kabila yagiyeho. Joseph Kabila yamaze imyaka 18, ariko ntabwo yashoboye, ntigeze ashobora gukemura icyo kibazo cy'undi cy'urwango rwabaga hagati y'abanyarwanda, ariko bitwa abanyarwanda, abitwa ko ari abanyarwanda ariko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ahubwo we yashoboye guhuza, rimwe na rimwe yagerageje gufabrika ikintu bakwita ngo guverinoma y'ubumwe, aho yagize aba vice president bane. Icyo gihe ni ubwa mbere igihugu twari tukibonye kigira aba vice president bane, agaragaza ko aribwo bushake afite bwo kugira ngo ahuze abantu, ariko ntabwo byatanze, kubera ko ntabwo umututsi yaretse gukomeza kwicwa mu mihanda ya Kongo Kinshasa. Ejo bundi nabwo hazamo ikintu cyitwa imishyikirano, nizere ko idahwana niyo ngiye tugiye gusinya, cyaho CNDP yagiranye amasezerano na Kongo Kinshasa, kugira ngo nyine bareke intambara bari batangiye barwanira uburenganzira bwabo. Ntabwo navuze yuko hajemo kurwanya ubutegetsi bwa Kabila birananirana, ubwo ni CNDP iratsindwa, abitsindiwe, ariko yarwanaga n'ubundi ibona amasezerano yasinywe ku itariki 23 Mars 23 z'ukwa gatatu. Izo 23 zabaye intandaro yo kubona izina ryitwa M23. Ibyo ngira ngo urabyumva. Yego. Iryo zina M23 yaje risa nkaho rivuga riti amasezerano twagiranye ku itariki 23 z'ukwa gatatu ntabwo mwayubahirije. Ubwo inyuma ya CNDP haza M23 iratsindwa. Maze gutsindwa irahunga imugira mu Rwanda. Yego. Indi ijya mu Bugande. Abagiye mu Rwanda bagiye ibyo bita kuba kantone, ariko abagiye mu Bugande bo bamaze igihe gito barangije bafatwa mbega nk'impunzi zisanzwe, ku buryo banarekuwe baraza bigarukira muri Kongo. Yego. Abo mu Rwanda igice kimwe, ndetse nabo muri Kongo nabo mu Bugande bake bigeze gufata umwanya bajya Kinshasa kujya kuvugana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku mibereho yabo, kubera ko babonaga basa nk'abibagiranye. Basa nk'abibagiranye, nuko imishyikirano yabo ntiyagira ikitanga, barangije bafata imbunda bararwana. Yego. Nibyo tubona uyu munsi rero. Kongo Kinshasa yo ntiyigeze ibona ko iri kurwana n'abaturage bayo. Yego. Ntabwo yarabibonye ko yarwanaga n'abaturage bayo, ariko ntiyigeze ishaka kuvuga ko abo barwana n'abaturage bayo. Kubera iki? Ahubwo yavugaga ko yo irwana n'u Rwanda. Kubera iki? Abaturage bavuga ikinyarwanda. Yego. Abana bagizweho ingaruka ni abana bakuriye mu Rwanda, abandi bafukiye mu Bugande. Ariko Kongo Kinshasa yo yashatse kugaragaza ko u Rwanda arirwo kibazo. Yego. Banibagiza yuko abo bantu barwanya M23 binjiye baturutse Bugande. Baza kuri territoire ya Kongo. Ntago baturutse mu Rwanda, baturutse muri Kongo, muri Uganda. Binjiriye Bunagana. Yego. Ariko gahunda ya Kongo Kinshasa iba yuko imvugo, discours, inyigisho mu ishuri rizajya rivuga ko umwanzi wa Kongo n'u Rwanda. Yego. Wateye Kongo n'u Rwanda. Ntabwo ari M23 n'u Rwanda. Iyo yabaye politiki. Yego. Bituma rero mu maso ya Kongo Kinshasa umuntu bashobora kuvugana bakaganira ari u Rwanda, atari M23. Ari u Rwanda. U Rwanda narwo ku ruhande rwari rufite ikibazo cyarwo cy'umwihariko. Yego, cyari kimaze imyaka n'imyaka. Haraba FDLR mufite aho ngaho, muri kongera mukabashyira mu gisirikare cyanyu. Yego. Mukabahereza intwaro bakazitwaza, turifuza ko mubaduhereza bakajya guhugurwa nk'abandi, bakajya mu buzima busanzwe, bakareka kugira umugambi wo kwangiza igihugu. Kongo
irinangira. Hanyuma uvuze ku birebana n'uko repubulika ya demokarasi ya kongo, leta ya kongo ntabwo yifuza kuvugana na M23 ndetse ntiyifuza no kuvuga M23, hari n'ubwo ivuga ko itabemera nk'abakongomani. ni iyihe mpamvu ibyihishe inyuma ituma badashaka kuvugana na M23 ahubwo bagashaka kuvugana n'u Rwanda? no guhunga responsibility, ariko ikintu tutavuze, yego, mu masezerano bagiye bagirana menshi harimo amasezerano bagiriye, amasezerano akomeye cyane, n'amasezerano yabereye i Nairobi. yego, Kongo Kinshasa yahujwe n'abarwanya ubutegetsi, hari imitwe myinshi cyane bahurizwa i Nairobi, ariko bagezeyo wari ukuriye delegation ya Kongo Kinshasa yego asohora M23. Kandi ubwo ayo masezerano yaragamije iyo mishyikirano igamije kugira ngo ishakire ikibazo cyo muri est ya Kongo igisubizo gihamye, yego, M23 ivamo. Ayo masezerano ya Nairobi uyafate nkaho ari amasezerano yaragamije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro. yaba yari amasezerano y'intangiriro muri iyi myaka ya vuba? Uvuze ngo yaba yari amasezerano y'intangiriro muri iyi myaka ya vuba, tutavuze kuyo amasezerano Kongo yagize amasezerano menshi cyane mu myaka ya vuba, aho iki kibazo cyo kubura imirwano mbere y'uko M23 dufite ubu ngubu imirwano, habaye ayo ya Nairobi. yego, ayo ya Nairobi rero yaragamije kugira ngo akemure ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. M23 ntiyagiyemo, ariko Kongo iza kuvuga ngo nubwo itari muri iyo mishyikirano, ibyafashweho ibyemezo igomba kubyubahiriza. Ntacyo byari bitwaye cyane M23, ariko n'ubundi ntabwo yari iziritswe n'amasezerano itigeze igiramo uruhare. yego, hari n'andi masezerano rero yaba yarayubahirije ku ruhande rwa Kongo tukiri aho? ntabwo yayubahirije. Kubahiriza amasezerano muri Kongo ntabwo ari ibintu bimenyerewe, ntabwo ari ibintu byabo, ntabwo ari ibintu byabo rwose. Ubwo birakomera, haba ayo masezerano aba hagati y'izo groupe, nizo ziri ubu ngubu, izo groupe zitwa ko zakoranye amasezerano na leta, nizo ubu ngubu zitwa Wazalendo, nizo zahinduwe Wazalendo. yego, M23 ntabwo yigeze yibonamo amasezerano. Habaye n'andi masezerano hagati, habaye n'indi mishyikirano hagati y'u Rwanda noneho yego na Kongo. Iyo mishyikirano rero yabaye hagati y'u Rwanda na Kongo yaberaga Angola. amasezerano y'Angola, imishyikirano y'Angola yarabaye. Angola ikajya igaragara ko ibyo byose ifite ahantu ibogamiye. U Rwanda rugera igihe ruvuga ruti ubuhuza ntacyo buvuze, nta kintu turi kugeraho rwose. U Rwanda ngira ngo rwaje no gusaba yuko aho kugira ngo umuhuza agume aba ari umwe, ahubwo bakongerwa. Byaje no gukorwa, yego, ko ku mubare w'abahuza baje guhinduka. Nyuma rero tuza gutungurwa, ubwo ndi kuvuga ku masezerano, ku mishyikirano Angola. Twaje gutungurwa igihe bari batubwiye yuko hazaba gusinya amasezerano ya Angola ku itariki ya 14, buraza gucya ya 15 haza kuba gusinya amasezerano. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yaravuze ati amasezerano ntabwo kibaye, kubera yuko tutigeze twumvikana ku ngingo yuko Kongo Kinshasa igomba kugirana imishyikirano na M23. yego, avuga ati yego dufitanye ibibazo, ufite FDLR, uranshinja ko mfite ingabo muri Kongo, ariko ntabwo twasinya yuko twagira umubano mwiza hagati yacu utari kwemera kubanza gukemura ikibazo cyawe ufite cy'umuzi. kiri interne, mushireho mwemere yuko Kongo yemeye kumvikana na M23, bityo dusinya amasezerano. yego, urumva ko gusinya amasezerano, nta masezerano yaragihari yo gusinya. Ubwo haba icyo bita mu Gifaransa rupture. yego, bisa nkaho tuvuga tuti ibihugu byose ubu birashwanye, ntabwo bizongera kubonana. Hashize iminsi mike duhita tubona icyo gene ni nabwo nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi yari yavuze ko atazigera abonana na Perezida wa Repubulika n'umunsi n'umwe. yego, usibye mu ijuru, yaramaze iminsi abivuga icyo gihe. Tugiye gutungurwa tubona abagabo babiri
nyakubahwa perezida wa repubulika Yego. Paul Kagame yego na nyakubahwa perezida wa repubulika ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi bicaye i yego Katari. uri kubyumva? yego i Katari rero umwe yicaye hano undi yicaye hano, ariko imbere hari Emile wa Katari wabahuzaga. yego ubwo nibwo intangiriro y'ikintu cyitwa guhura bwa kabiri cyaje. ngira ngo ntabwo bigeze basohora amagambo menshi yavuzwe muri iyo nama, ariko icyaje kugaragara nuko bishoboka ko bavuze yuko ibihugu bizahurira noneho i Washington, yego bikaganira i Washington, bashyiraho inama tekiniki, abahanga bo kujya mu mishyikirano. Imishyikirano yatangiye. Iyi niyo mishyikirano tugiye gusinya umunsi, irasinywa uyu munsi. yego yatunganyijwe n'abatekinisiye b'abakongomani n'abatekinisiye b'u Rwanda, bafashijwe n'abatekinisiye b'abanyamerika. yego ibanza gushyirwaho umukono, babanje gusohoka icyo bita principe, amasezerano umushinga, nka draft. draft. yego bazana no principe d'entente d'accord, ingingo z'ingenzi zigomba kuzigirwaho. ubu noneho amasezerano amaze kwandikwa yaremeranyijwe, uyu munsi ni signature. yego uyu munsi ni ugushyiraho umukono. hanyuma reka dusubire inyuma gatoya, ntawavuga ku kibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yirengagiza ikibazo muzi nk'uko wakigarutseho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23. ahubwo ndagira ngo mbere yuko tujya aho ngaho mbanze nkubwire ko ese Kongo yaje guhura gute n'u Rwanda i Washington, ko bari bagiye Katari, byagenze gute kugira ngo bagere Washington? Kugira ngo bagere Washington, Kongo yarazungurutse. urabona ko bari bahuriye Katari. yego yarazungurutse ijya i Washington yonyine, irakomanga kwa Donald Trump. yego ngure ati twebwe twatuje ngo dukore deal, dukore ubucuruzi ubufatanye, yego tugiye gukorana amasezerano. deal ni contrat, ni contract. tugiye gukora contrat. iyo contrat njyewe mfite amabuye ahagije, kandi wowe ukeneye amabuye yego menshi. ushobora kuguha amabuye ariko ukankiza uru Rwanda, kuko ntabwo bigeze bagaragaza ko bafite ikibazo na M23. ushobora kuguha amabuye yose ushaka ariko unkiza u Rwanda. yego Trump rero wicaye muri ntebe ya Washington, ntabwo ibyo by'intambara yabyemera. yego ntabwo ndarugukiza, ahubwo ndabahuza. igitekerezo cyo kuhuza kibashyiraje, aho kugira ngo ngiye ngufashe gukubita u Rwanda, ndagufasha kumvikana n'u Rwanda. yego kandi tugire a win-win negotiation, ku buryo tugera kuri contrat iguha amafaranga, ihereza u Rwanda amafaranga, iguha amahoro n'u Rwanda amahoro, iguhereza umutekano n'u Rwanda rukabona umutekano. yego iyo deal wamaze kugera ku boss ufite imbaraga, ntabwo wamwikura mu maboko. ni ukuvuga ngo Kongo Kinshasa ikomanga i Washington, ntabwo yari igiye gusaba ko ihuzwa n'u Rwanda. tubanze tubyumvikaneho. yego yari igiye kunegosiya uko Amerika yafata amabuye igakubita u Rwanda, amabuye nk'ikiguzi cyo gukubita u Rwanda. yego kuko nta na rimwe yigeze Kongo igaragaza ko ikibazo ufite ari M23, ahubwo ikibazo ufite wari u Rwanda, rugomba gukubitwa rukava kuri teritwari rwamaze gufata rukasubira. Trump aravuga ati ahubwo iyi ni opportunité ya deal y'amafaranga. yego ati usukennye, ngiye nshobora gushora muri Kongo Kinshasa amafaranga atari munsi ya miliyari 500 z'amadolari. yego mukabona amafaranga, dushobora gufatanya tukarwanya imitwe yitwaje intwaro. yego dushobora gufatanya tugatunganya amabuye, ntagende kwa kundi yinjiraga ari bitaka akaza atunganye, hasigaye mwebwe mukareka ibyo by'intambara zanyu, ahubwo mukajya muri deal zibateza imbere, zigateza imbere n'abaturage banyu. ubwo icyari gukubita gihindutse kumvikana. ibyo rero ntabwo byatinze, iminsi itari munsi, ngira ngo amasezerano abonetse bitari munsi, ntabwo amezi 2 ageze. urumva ni mu kwezi kwa 3 nibwo ntekereza amezi 2 ntabwo arenze, ni nka 2 cyangwa 3. yego niba hari amasezerano afashwe mu buryo bwihuse, aya ngaya arimo. ikibazo rero ni iki ngiki, Kongo Kinshasa
yari yaramenyereje abaturage yuko yari yabasobanuriye abaturage yuko aya masezerano azasohoka u Rwanda rugomba gukubitwa rukasohora ingabo zarwo muri Kongo. yego U Rwanda rwo rwavugaga ko nta ngabo na rimwe rwigeze rwohereza muri Kongo. yego Aya masezerano nta hantu namwe avuga ko ingabo z'u Rwanda zisohoka muri Kongo Kinshasa. nta jambo RDF ririmo cya troops. Ariko igitangaje nanone igitangaje nta naho avuga FDLR. yego Nemema ngo iryo zina rivugwe FDLR. Bavuga ko bazafatanya kurwanya imitwe yitwaje intwaro hagafatanywa uburyo hakorwa icyo bita reintegration, gusubiza mu buzima busanzwe. Ariko ntabwo basobanura neza ngo bavuga ati FDLR rizarwanwa kuva kuwa mbere kugeza ku mwisho. Ibyo ni nkuko nukuvuga ngo ari u Rwanda rufite icyo ntabwo rubivuga, ariko twe turabibona ko FDLR ntabwo igaragaramo nk'umutwe ugomba kwita witabirwa ako kanya. Na Kongo Kinshasa ntabwo ibonamo aho u Rwanda rugomba gukura abasirikari muri Kongo. Turi aho ngaho ntabwo waba ubona ko aya masezerano atari ayo gushaka amahoro gusa, harimo n'ubucuruzi ahubwo cyane agamije ubucuruzi atari umutekano gusa. Amahoro niyo baze y'ubucuruzi burya. Amahoro ni baze y'ubucuruzi. Ni nayibanze, ariko ntabwo ubona yuko ingingo y'ubucuruzi nayo ari ikintu cy'ingenzi kuruta ibyo twatekereza. Abantu iyo bashoboye kugera kuri nivo yo kuba bakorana ubucuruzi burya amahoro baba bayifite. Yego. Burya usibye abantu abo bita twavuga ngo contrebande nk'abatrafika de drogue, abajura baprofita mu gihe kitarimo amahoro ngo bagakira, ariko ibihugu byo kugira ngo bikore bibone bitera imbere bishingira ku mahoro. Turi aho ngaho wavuze ko Trump yagize ati ntabwo nkoba kwigiza y'u Rwanda. Niyihe mpamvu Trump atigije y'u Rwanda usibye kuvuga ngo ntabwo ari umuntu usanzwe ukunda ibintu by'intambara? Niyihe mpamvu wumva yaba yarashatse ko u Rwanda rugumamo nk'umufatanyabikorwa? U Rwanda Trump afite inyungu muri Kongo, yahawe deal, yayeretsweho amabuye ari ntabwo yarayobewe, ariko yahawe karibu kwinjira mu mabuye ya Kongo. Ntabwo ashaka ko amabuye agiye gucukura anyura muri systeme mu nzira zisanzwe zirimo akavuyo. Mu Rwanda rero niho honyine hagaragajwe nk'ahantu hafite ubushobozi bwo gutunganya amabuye mbere yuko agera muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu. Ari safe. Yego. Ni ahantu hagaragajwe kuva kera nk'ahantu hafite umutekano. Hari ibikorwa byakozwe mbere, harimo kubaka inganda zibikora zitunganya amabuye. Warebye urungu kandi zikora neza. Yego. Hari ubushake, hari porogaramu n'ubundi yo gutunganya cobalt. Yego. Nayo iri mu nzira. Kandi noneho hari n'icyizere cy'ubuyobozi, hari corruption iri hasi cyane. Good governance irahari. Ni igihugu rero Amerika yizeye mu byerekeranye n'ubuyobozi, mu miyoborere, mu byerekeranye no kurwanya ruswa. Amerika yizeye u Rwanda. Yego. Kandi yemera imikorere y'inganda zitunganya amabuye n'ubundi mu Rwanda. Yego. Nta yindi mpamvu yatumye wenda Amerika kuvuga ngo u Rwanda ngo nagahugu k'inshuti yanjye oya. Hanyuma bafitanye inyungu nta kindi. Tubijyemo mu mizi, tugaruke ku nyungu cyangwa se ku twakita inyungu ku mpande zombi. U Rwanda ruraza kunguka iki mu gihe ano masezerano abashyizweho umukono? Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraza kunguka gute? Tubanze ku Rwanda. Yego. U Rwanda wumvise ko rufite inganda zitunganya amabuye. Yego. U Rwanda bafite amabuye, bacukura amabuye. Yego. Ariko ubushobozi bw'inganda rwakoze rufite ubushobozi bwo gutunganya amabuye aturutse mu bihugu byose birukikije, aje gutanga isoko ryo gutunganya amabuye. No kuvuga ngo u Rwanda ruzungukira nuko inganda zarwo zizakora full time. Yego. Full time kubera ko amabuye azajya ava mu mpande n'impande aza acishwa mu Rwanda. Ntabwo bazongera kuvuga ko amabuye ngo ari amabuye y'amaraso cyangwa yanduye. Oya. Yego. Ayo mabuye rero azakorwa ngo kandi ni muri gahunda leta y'u Rwanda yayikoze, no kuvuga ngo amafaranga menshi izayakura muri service. Yego. Service yo gutunganya rero aya mabuye. Yego. Izabyara umusaruro igihugu cy'u Rwanda. Icyo ni cyambere. Icya kabiri,
mu ngingo batanzemo harimo no kuba bazafatanya kurwanya imitwe yitwaje intwaro kandi hari umutwe witwaje intwaro ukomoka mu Rwanda witwa FDLR uri muri Congo ufite umugambi wo gukura ubutegetsi mu Rwanda no gukomeza jenoside utashoje. Yego. Ibyo rero nibitangira bikashyirwa mu bikorwa ni inyungu ku Rwanda. Tujye kuri Congo Kinshasa. Yego. Congo Kinshasa ni igihugu n'ubundi kitari gifite ubundi controle ku mabuye ashukurwa mu bice nk'ibi ngibi bya M23. Ariko nibagira company z'abanyamerika zikaza zije gucukura ntabwo zizakorana kontra na M23, zizakorana kontra na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amafaranga bazazana bazahereza Congo Kinshasa. Niba ajya muri gahunda yo kugabanya imitwe yitwaje intwaro bakafatanya gukuraho imitwe yitwaje intwaro kugeza ubu ngubu, kugeza igihe amasezerano ya Doha atari yaba, kuko bari mu mishyikirano ihagarara ikongera igatangira, kugeza igihe amasezerano azabera iyo mitwe y'intwaro ni M23 ubwo nayo irimo. Yego. Kuko imitwe yitwaje intwaro nayo irimo yitwaje intwaro. Usibye yo no kuba yitwaje intwaro yo ubwo yarafashe na territoire irayitegeka. Itegeka Goma nani yayitegeka Nord Kivu, tegeka Sud Kivu, irashaka no kuba yafata n'utundi duce tarafata yumva yifuza kudufata. Kuri Congo Kinshasa rero uwo ni umutwe witwaje intwaro. Yego. Hari izindi mitwe bamayimayi nubwo biswe ngo n'abareziviste abitwa abakodeko, umunsi bazofatanya kugira ngo bahagarike imitwe y'intwaro sinzi niba bazabwira ngo nimuze mu turusange hano tubabishyire hano cyangwa se niba bazabarasa, niba bazashyiramo uko byagenda kose, ariko iyo mitwe itwaje intwaro bazafatanya kugira ngo bayambure intwaro. Uko bazabikora kose ni byabo. Ibyo ni inyungu kuri Congo Kinshasa. Yego. Hazabamo no kuba ko Amerika irwanya ikintu cyitwa corruption. Bizatuma rero amafaranga byibura yayobaga ataragera mu isanduku ya leta aboneka, budget ya Congo Kinshasa izamuka, abaturage baho babone amafaranga. Yego. Muri amasezerano havuga ko hagomba kubamo n'ibikorwa remezo bigomba gukorwa birimo amashanyarazi, birimo imihanda. Yego. Ibyo ni inyungu kuri bo kandi urumva bizakorwa n'umushoramari uzabuje Leta Zunze Amerika. Yego. Hanyuma se aya masezerano yaba araza gukura handi masezerano yose yaba yarasanzweho, yaba yo ku rwego rwa Afurika yunze ubumwe, yaba amasezerano yo muri Qatar. Ndekeza ko niba bitaro guhura kw'abayobozi guhurira muri Qatar, M23 yo biraza kwigiraho ingaruka, birumvikana nk'uko bavuze ko mu mitwe yitwaje intwaro nayo irimo iraza kurekura. Nkeka ko ntandi masezerano yabaye za Qatar, abakuru b'ibihugu bamaze guhura icyo bumvikanye ko bagomba gushyira komisiyo ziteganya kuzajya i Washington, hakabamo amasezerano ku à la fin. Inyungu yasohokamo ikaba ari amasezerano akomeye y'uburambe mu mutekano, mu bukungu, muri byose. Yego. Twavuga ko muri Qatar yari nk'imbanziriza mushinga, yari ukwemeranywa. Yego. Ku bigomba gukorwa. Yego. Hanyuma M23 nk'ikibazo nari nkubajije iraza kugirwaho ingaruka zo n'aya masezerano uko byagenda kose, kuko niba mu mitwe igomba kuba izahashywa nayo irimo, kuko ntabwo bavuze ko bireba abanaba. Ese iraza urabona mu mboni zawe iraza kuyubahiriza irekura ibice yafashe? Aya masezerano ntabwo areba M23, nuko wari wavuze arareba ibihugu bibiri. Kongo ntabwo yigeze yifuza ko inegosya na M23 mbere. Yego. Doha niyo yayishyize ku murongo icara uvugana na M23 kugeza n'ubwo ntabwo bari bumvikana. Yego. Ariko icyo Kongo yifuza cyo kumvikana n'u Rwanda cyo cyabya umusaruro. Uyu munsi yaraba signature. Yego. Amasezerano araza uyu munsi gusinywa nta impact direct afite kuri M23. Yego. Ariko hari ibikorwa biyarimo bishobora kuzayigiramo ingaruka. Yego. Mu gihe Doha yaba itaragize ikigiraho. Yego. Turi kubyumvikana neza. No kuvuga ngo Doha ku rundi ruhande M23 irebwa na Doha, ikarebwa
na leta z'ubumwe na Washington oya irebwa ni ukuvuga ngo M23 iri i Katari ikiyireba kiri Katari kiri Katari iri kuganirira na leta ya Kongo yego ariko ntibyabujijwe ko abi Washington bayiganiraho igihe bavugaga bati tuzafatanya tuzagira ubufatanye mu gukuraho imitwe yitwaje intwaro aho ngaho wavuze yuko bitareba bamwe ngo bisige na M23 bisobanure neza uburyo ki nta ngaruka bishobora kubagiraho uburyo baragumya bakora muri ino minsi M23 uyu munsi uri mu mishyikirano hagati yayo na Kongo Kinshasa yego ni ukuvuga ngo iyo uje ku meza y'ibiganiro uzana ibyo wumva ukeneye bikubereye undi akazana ibyo wumva bimubereye yego ibizasohokamo bazabumvikanye nibyo bazasinyana niba nabo bazagira amasezerano kuko ndumva ibyo byose mu gihe kitari kera nabo baraza ko bazaganira aya masezerano nibagira rero bashobora kuba ingingo izaba ikomeye muri zo ibyo ntabwo ndi ikatari kugira ngo menye bizaba ingingo izaba ikomeye kuri izo ngizo ni ukutita M23 umutwe witwaje intwaro yego kubera ko bavuga ko ari abaturage yego bakeneye bari kurwanya ikizasohoka muri amasezerano kigomba kurangiza kigaragaza M23 nk'umufatanyabikorwa wa guverinoma ya Kinshasa ufatanya nayo wizewe ugomba kwizerwa icyo gihe rero ntabwo yaba ari umwe mu bari vize na bya bindi byo kurwanya kurwanya imitwe yitwaje intwaro yego ubwo icyo gihe bizaba yavuyemo reka dutegereze ibyo ubwo ayo masezerano y'uyu munsi arasinywa dutegereze ubwo n'ibya Katari nibigira tuzabigarukaho wenda uyu munsi wumvishe ko twabonye ko perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko amasezerano nasinywa akagerwaho asabira Donald Trump kuzahabwa igihembo cya Nobel yego bigaragaza ko ntabwo ari shuwa ntabwo abiha amahirwe ibyo bivuga iki ibyo His Excellency Felix Antoine Tshisekedi yavuze ni nka bya bintu byo kuvuga ngo ni nka encouragement no kugira ngo bamupuse ati gira rwose ukore ku buryo uzana amahoro tugusabire Prix Nobel yego ni uburyo bwo kugira ngo no kwankuraje mu cyayindi ngomani wowe twebwe babyita kugrifa bari kumugrifa bari kugrifa Donald Trump yego kumubwira ati rwose twe turakwizeye turabizi neza ko byose uzabirangiza kandi nubirangiza ubimenye ko ntabwo tuzagushyigikira umuntu wabonye Prix Nobel ariko ntabwo ari uko bizagenda kurangiza amasezerano gutanga umusaruro bizaturuka mu bakongomani bizava muri bo ubwawe bashobora gutekereza ko Donald Trump azabarangiriza iki kibazo ntabwo bishoboka nibo bagomba gushyira confiance muri amasezerano bagatuma anagira ku ntego zayo yego reka rero tubashimire ntitwagana ku musozo hari indi ngingo wumva twavuga n'ubu ngubu ntabwo twamenya turacyakurikirana ibyo Washington yego inkuru ni tugwaho yego turaza turi kubyina se cyangwa dukurikirana turaza zo muri Kongo Kinshasa nazo yego turaba tubigarukaho ariko icyo twasoza tunavuga nuko nubwo turi kuvuga ko amasezerano hano twashima nk'amasezerano ariko ku gice cya Kinshasa n'ubu ngubu abaturage bashyizwemo yuko amasezerano agiye gusinwa ari yo gusohora RDF muri Kongo yego ariko ni ibintu nayo mpamvu izo abantu bari kubyina ndomboro yego ariko ni ibintu ambasaderi Olivier Nduhungire yashyizeho umucyo twabigarutseho mu masaha yashize hanyuma rero reka tubashimire urakoze cyane dushimire ababa baduteze yombi badukurikira umunsi ku wundi bakurikira ibiganiro bya Bwiza TV munanyarukire ku rubuga bwiza.com amakuru yose niho anyura isaha ku isaha no mu gihe tuba tutari twategura ibiganiro nk'ibi ngibi aba yamaze kuba ageraho ndagushimiye cyane Abdallah nanjye ndagushimiye Monsieur Yvan yego ibihe byiza kuri mwese nawe urakoze